mu mateka y'umushinga wo kubaka u Rwanda cyane cyane mu gisata cy'urugamba rwo kwagura u Rwanda no guhashya abagomeramurage wa Gihanga w'igihugu gisangiwe, habayemo intwari zitagira ingano zitambiye kurasanira no kugiharanira n'abatagikunda ku rundi ruhande. Nuko abami b'u Rwanda nabo babageneye ibihembo bagomba kuzajya bahereza abitwaye neza ku rugamba, babigira intego ntagamburuzwa ko bazajya babaha impeta z'ishimwe n'ingororano ku bitwaye neza kubw'ubutwari baba bagaragaje mu guhanganira u Rwanda rwo hambere. Nibwo rero uyu munsi tariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri ari umunsi wateguwe, umunsi w'intwari hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Icyakwitabwaho cyane ku bazasoma aya mateka cyangwa se abazayumva, ni uko ibyicaro byatangwagamo izi mpeta byari ibyicaro rwose bigiye bitandukanye, ni ibyicaro by'ubutwari byose uko ari ibyicaro bigera kuri bingahe uraza kubisobanukirwa mw'iki kiganiro twaguteguriye. Ibyicaro bagendaga babaherezamo impeta z'ubutwari, yewe ku buryo hari n'icyicaro cyari gihari iyo wahabwaga iryo peta niko nabyita, wahitaga uva mu gihugu urimo ugahita werekeza kure y'umwami, ukazagaruka ari uko umwami yitabye Imana. Nuko impeta z'ubutwari n'amateka